iyo turebye nko mw'amezi atandatu amafaranga amaze kwinjizwa n'icyayi mu makoperative agize indiyo usanga arenga miliyari. Nta kindi kintu wapfa kubona giha abantu akazi cyinjiriza abantu amafaranga. Umuhinzi utagifite abahinga ibindi bihingwa bisanzwe atandukanye n'uw'icyayi. Uw'icyayi kuva ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere ku mwaka runaka kujya ku yindi tariki 31 z'ukwa cumi n'abiri kundi mwaka abakijya mu cyayi avanamwo amafaranga y'ukwezi. Hari abaduha ubuhamya bati icyayi ntago wakigeranya n'ishyamba. Hari abatangiye kugenda barimbura amashyamba bati ishyamba ni nka wa mwana umara gukuza akigira i Kigali akaza kuri Noheri akakugurira inyama akakugurira n'icyo kunywa, ariko icyayi ni wa mwana ukuba iruhande akagufasha mu mirimo yose. Ati icyayi cyishyura banke, cyishyurira umunyeshuri, umuntu ahembwa buri kwezi. Ati icyayi ni nk'idateka. Ubu ntabwo tukiri abahinzi gusa, turi n'abashoramari mu nganda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye imigabane mu nganda. Ubu dufite shares mu nganda, ku buryo iyo uruganda rwungutse n'umuhinzi aba yungutse. Turicara tukagabana inyungu abantu bakurikije imigabane. Nabizi umutungamutungo urabataye amafaranga twatanze hangaha turayakura he none? Oya, udashaka ahantu yakura handi aheza harahari. Ko ibyo mwakoze birivugira, raporo turayitanga bigende neza. Rero batunga mutungo barahangara, mugende mutunga umutungo wa koperative neza. Mwese nababonye igihugu cyacu cy'u Rwanda, gahunda iri imbere ni twebwe twese turahangara. Tugomba gukora ibyiza duteza abanyarwanda imbere kugira ngo natwe dukomeze tubone ibyiza. Nidukora ibibi tudinza abanyamuryango natwe ibyo tuzabona ni ibibi, kuko no muri Bibiliya barabivuga ko icyo uhinze n'ibyo usarura. Ukuvuga ngo mugende mubikore neza, bigende neza, hanyuma amakuru yo abagenda agaragara hirya no hino. Muzamure koperative, muyikorere imishinga. Ndakeka abayobozi abakozi mwarabahaye za model, isi bayifite mu ntoki. Siko bimeze, isi muyifite mu ntoki. Ushobora kuganira n'amakoperative y'icyayi yo muri Kenya, yo muri Canada. Ushobora kugirana ubushuti n'andi makoperative hirya no hino. Ushobora kujya mu rugendo shuri. Niba ushaka gukora umushinga ufite uko wawukora kubera ko ufite modem na laptop kuri internet, namba babashyire ku rwego rwiza, urwego mpuzamahanga mushobora no kuba isi muyifite mu ntoki, kugira ngo ibyo mushaka gukora mubikore neza bitabagoye. Noneho namwe mubaha umusaruro. Ndabashishikariza ko mwagira imikoranire myiza. Perezida abandi bayobozi nutume umukozi nawe akora ikintu nawe ubizi ko ari ikosa, n'umukozi nawe natume ujya mu ikosa kandi nawe ubona ko ari ikosa, kubera ko utazi igifaransa cyangwa se ibindi. Twese dusenyera umukozi, hanyuma natwe muzatugaye gutinda. Icyo mwifuza muzajye mwandika. Perezida imbabazi nazisabye, ariko ndabizi hari ukuntu tuzikosora, kandi ndabizi ko hari ukuntu tuzikosora. Nubwo twaje tugahugura, ariko twari dufitemo akantu bavuga ati koko nta kibazo, ariko dufite natwe tuzikosora. Ntabwo ngo Perezida urabibonye ni ahangaha turikosoye natwe, sibyo? N'abayobozi barabizi. Ahandi aho mwari mugeze, amakoperative y'icyayi aho mwari mugeze ni heza, haranejeje. Icyo twabasaba ni uko mwakomereza aho ngaho, mugatera imbere. Murabona zino modoka zite za Hyundai, Benz, Limousine, ariya za Daihatsu ziriya mubona ni kampani z'amakoperative. Z'amakoperative yo mu Buyapani, amakoperative yo mu Budage, ziriya za Benz. Batangiye amakoperative nk'uko mumeze, bagera ku rwego noneho bashyiraho n'amakampani ashingiye ku makoperative akora ibintu bibungukira. None se gahunda yacu ni ukugarukira ahangaha kibeho gusa? Ntabwo ari byo. Tugomba gutekereza uburyo natwe amakoperative yacu yakwaguka, tukagera ku rwego natwe dutangira gukora ibintu byacu byanditseho koperative yacu. Made in Rwanda, koperative iyi ngiyi.
tukohereza hanze ibintu bimeze neza. Izo nizo gahunda tugomba kuba turimo, ariko ibi byose imiyoborere myiza koperative twayigira yacu tugatunga neza umutungo maze ahandi ukareba ko datera imbere. Yabashimiye cyane. Amakuru yose waba ukeneye, telefoni uyikeneye ndayimuhereza, perezida yanjye arayifite. Icyo ubona kitakumereye neza tubwiye, tukubwira umuntu wagufasha aho kugira ngo ube wajya mu mutego kandi umutego waguteza ikibazo. Turabashimiye cyane, tubifurije iterambere. Twasubiye kuri koperative kugira ngo turebe uko mugenda mwiteza imbere. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza n'iterambere. Kandi turabizeza yuko ibyo twigiye aha ngaha impanuro nta kindi tugiye gukora kuzishyira mu bikorwa. Nanjye aka kanya rero mfashe ni ugushimira. Ijambo ryanjye ni ibyo gushima. Na mbere turashima Leta y'Ubumwe iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, yo yazanye imiyoborere myiza y'iki gihugu, ikaduha n'amakoperative y'icyayi, ikaduha n'inganda. Nimumfashe rwose. Turashimira kandi ubuyobozi bwa RC. Twarabwiyambaje nyuma y'inama twakoranye, nyuma ya planning twakoze yuko dukeneye amahugurwa, ko inzego zacu zikeneye kwiyungura ubumenyi. Ntibatugoye, baratwumvise, baradusubiza, banaduha gahunda, twanayihuriyeho, turanayishoje. Ndumva nabyo twabashimira rwose, tugatuma n'aba bakozi barasiye ko batubwira deje yuko twanyuzwe kandi ko n'ubutani dukomanga bazaduha karibu. Ndashimira kandi muri rusange abanyamuryango b'amakoperative agize ihuriro ariyo Kogacamu, Koteke, Kotenya na Kotemuki. Iki gikorwa ntabwo cyari gushoboka iyo mutakigiramo uruhare. Ku bufatanye rero bwiza bwaturanze tugategura igikorwa nk'iki cy'indashyikirwa cyazaba n'icyitegererezo. Numva natwe ayo mashyi tuyihaye ntagihe. Turashimira kandi federasiyo yacu y'abahinzi b'icyayi Ferwakote, nayo twarayitumiye dufungura amahugurwa no guha impanuro abayobozi b'inzego z'amakoperative maze kuvuga, harimo komite nyobozi, abagenzuzi n'abakozi baducungira umutungo ku munsi, harimo ba manager n'abakontabure. Turashimira rero federasiyo yacu, perezida wigomye umwanya akaza tukabana nawe hano mu mahugurwa ku munsi wa mbere, ndetse akagira n'impanuro aduha, nawe ndumva twamushimira. Datinze rero ni iki amahugurwa dusigiye. Aya mahugurwa agomba kutubera umusemburo w'impinduka nziza, tugahinduka mu mikorere. Tumaze kumva koperative icyo ari cyo, imicungire y'amakoperative, ibaruramari ryayo, ubugenzuzi, imikorere n'imikoranire n'inzego z'amakoperative n'uko zigenda zirutana, dukeneye impinduka. Dukeneye impinduka mu byo twize, twibuka inshingano. Buri wese yabonye inshingano ze, buri wese yabonye icyo asabwa, buri wese yabonye icyo agomba gukora kugira ngo babanyamuryango batugiriye icyizere
tubayobore neza kandi tubateze imbere. Izo mpinduka rero nizo zigomba kuturanga mu kuva aha ngaha. Ikindi, nyuma y'iminsi 3 tumaze aha ngaha nk'abayobozi bahagarariye abandi, nk'uko Wasimorari yabivuga, tugomba kuba intangarugero, tugomba kuba abandebereho, tugomba kuba indashyikirwa. Nk'uko ya ndirimbo twavugaga ngo ntawe ugomba kuduhiga mu makoperative y'icyayi, ntawe ugomba kuduhiga muri niyo, imvugo izaba ariyo ngira. Ikindi mbasaba nuko kugira ngo koperative z'icyayi zibeho, nuko ziba zifite imisaruro, nuko ziba zunguka. Abanyamuryango rero ba Iniyo, abakozi b'amakoperative na Iniyo, hakenewe umusaruro w'icyayi mu bwiza no mu bwinshi. Turabizi neza yuko icyayi iyo kibaye cyiza ku isoko mpuzamahanga, n'igiciro inganda ziduheraho nk'abahinzi nacyo kiriyongera. Iyo umusaruro wiyongereye kandi n'amafaranga umuhinzi atahana ariyongera, n'amadovize ku gihugu akiyongera. Turasaba rero gushyiramo ingufu, turasaba gukorana umuhate, turasabwa kwibwiriza, turasaba guhindura imikorere, tukanoza imikoranire. Iki rero ndumva ari kimwe mu bizaturanga aho twari turi. Tugomba kugira icyo twongeraho mu bwiza bw'icyayi no mu bwinshi, tukava kuri ya matoni twageraga tukazamukaho, nk'uko icyerekezo kitubwira yuko tugomba kugera byibuze kuri toni 12 kuri hegitari ku mwaka, tukabigira intego. Kandi iyo umuntu arebye imbaraga ziri aha ngaha, yarebye ubumenyi dufite aha ngaha, kumva byashoboka, kandi ndababonamo icyizere yuko tugiye kubikora. Soza rero ndabasaba yuko twakomeza amakoperative yacu yakomeza kuba umusemburo w'iterambere n'aho dukorera, tukaba umusemburo wo kugira abahinzi bateye imbere. Umuhinzi w'icyayi agatandukana n'uhinga ibirayi n'uhinga ibishyimbo, haba mu buryo bw'imibereho, haba mu buryo bw'iterambere. Nk'uko dukunze kubivuga yuko icyayi ari zahabu y'icyatsi kibisi yavumbutse mu turere twacu, yavumbutse mu ihuriro mu makoperative. Iriya zahabu rero tugomba gukomeza kwibyaza umusaruro. Mu yandi magambo, icyayi tugenda tugira amazina menshi kubera akamaro kitumariye. Bamwe bayita zahabu y'icyatsi kibisi, abandi bakayita inki idateka, kubera ko haba mu zuba turasarura, haba mu mvura tugasarura. Iyo nka rero kugira ngo ikomeze itanga umusaruro, nuko tugomba kuyikorera byose, tukayifata neza. Ya mirimo yose ikorerwa mu cyayi tukayikora nk'uko bikwiye. Ndangije nshimira rero buri umwe wagize uruhare mu migendekere myiza y'aya mahugurwa, abo twashinze imirimo itandukanye, ubuyobozi bwa RCA twabanye mu minsi 3, abaducumbikiye aha ngaha, abaduhaye amafunguro. Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe imigisha. Murakoze rero, ndabashimira. Byabikorera hehe? Hanyuma waduha ishusho y'ubuhinzi bw'icyayi n'inyungu umuhinzi agikuramo muri rusange.
ubuhinzi bw'icyayi ni ubuhinzi bwiza buteza gukora umunyamuryango kwiteza imbere mu buryo bwihuse kubera ko ubu igiciro cy'icyayi cyariyongereye. Ikiyongereye gute? Cyavuye kigera igiciro cy'icyayi mbere cyari amafaranga $28, ariko ubu ngubu twebwe aho dukorera mu ruganda rwacu igiciro cy'icyayi kiri ku mafaranga ikiro ku kiro amababi y'icyayi. Ubu rero abahinzi icyayi baragikunze bitewe n'umusaruro n'ukuntu kirimo kigenda kibateza imbere mu buryo butandukanye. Abanyeshuri bariga batanga mituweli ku buryo ubu ngubu abahinzi bishimiye icyayi. Ni iki wumva utari usanzwe ufite mu mubiri? Muri aya mahugurwa tugenda ibintu byinshi. Ubwa mbere tumenye koperative icyo ari cyo, tumenye imikoranire ya koperative y'abari mu nzego za koperative n'izindi nzego zo hejuru ya koperative no mu butegetsi bwite ko tugomba gufatanya mu iterambere. Tubonye imicungire ya koperative ko koperative zigomba gucunga zigomba kuzuza. Twari kumwe n'abagenzuzi nabyo batubwiye ubugenzuzi ko bugomba gukorwa kandi ko abagenzuzi na za nyobozi atari abantu bo kugira ngo baryame, ahubwo bagomba kuzuzanya kugira ngo koperative zitere imbere. hanyuma gerageza kuyishusho mutaraza muri aya mahugurwa hanyuma y'uko mubijemo mutarazamo umuntu mwankomba bibiki noneho bikaba bigiye gukemuka bitewe n'amahugurwa. nk'ubu ngubu hari ibitabo bituzuzwaga neza muri koperative bitewe n'ubumenyi bukeya twari dufite. Ibyo rero bigiye kuzuzwa neza. Hari imicungire ya koperative uko yari imeze, noneho tugiye kongera bitewe n'ibintu byinshi twagiye twungukiramo ko koperative igomba gukorwa, ko igomba kuyoborwa, ko abanyamuryango bagomba kubona inyungu n'uko izo nyungu zirindwi zigomba gusaranganya. wasanga mu makoperative byumvikana ko abanyamuryango bikaba byateza mwebwe niba byabagaho usubira gukora. Nubwo twe nta byari bwabeho, ariko uyu munsi noneho niyo hari kuba hari urwikekwe ku buryo butaragaragara bunoneho ibintu byagiye mu mucyo, ziradusobanurira abanyamuryango bacu ko koperative iteye inyungu zagiye zibona n'uko zigomba gusaranganya. Kandi ibi twabonye hano ntabwo tugomba kubyihererana, ahubwo tugiye kugira ngo tubigeze no ku bandi twasize nabo bagira ubumenyi nk'ubwo natwe twagize. Ese umunyamuryango utazi agaciro ka koperative, utazi imikorere nk'ibyo babateguye hano mubamubonaho umunyamuryango utaje guhugurwa hano, uretse ko tuzamuhugura yaba yahombye ibintu byinshi nawe atagize ikintu abonamo amenyamo, kubera ko nubwo turi hano duhagarariye abandi ntabwo ari ubuziraherezo, bivuga yuko tuzasimburwa n'abandi. Rero urumva tutagiye ngo tubahugure nabo ntabwo bazamenya uko imiyoborere ya koperative imeze, kugira ngo nabo umunsi bagiye mu nzego bamenye ko koperative iyobowe, kandi n'iyo batajya mu nzego bagomba kumenya koperative yabo ese iyobowe ute, ese hagomba iki, ese hakenewe iki, nabo baba bagomba kubimenya. Hari ibitabo tuvuye ngo kujya mu buzima bituzuzwaga, kuba bituzuzwaga byakora ku munyamuryango hariho nk'ibitabo wenda batakuzuza umunyamuryango agahomba, ariko nk'iki gitabo cyo kwerekana ko nuza koperative yungutse batacyujuje ntabwo wamenya uko tuzagabana za nyungu twabonye. Ubwo rero iyo hari ibitabo bitujujwe neza na koperative ntabwo imenya uburyo yungutse neza kugira ngo ujye mu akabazo kacu nabaza tubwire zimwe mu mbogamizi ziri mu buhinzi bw'icyayi. ubu ngubu imbogamizi zihari ni uko abahinzi ntabwo baragera ku rugero rushimishije rwo gukunda icyayi, ariko igiciro kiri kugenda cyiyongera barimo baragenda babyumva. Ikindi
ni ukubona ifumbire iri ku mafaranga menshi, bigatuma ifumbire mukoresha bigenda bihinduka, n'ubu yarigeze kuri 500. nk'uko icyifuzo cyanyu mwumva hakorwa iki nyine kugira ngo abahinzi babe bakunda icyayi? Bwa mbere ni ubuvugizi kugira ngo abahinzi bamenyekane, bamenye ingorane bagira zimenywe kandi zikemuke. Icya kabiri ni ukugira ngo natwe tujye tubona ifumbire nk'uko baziha nk'abahinzi b'ibirayi, natwe ku buryo bajya batuzanira ifumbire kandi bakayizana kuri makeya. murakoze. Ni umunyamuryango wa Ifotenyu, nkaba nkomoka muri koperative Kubacyamu ikora Kitabi, nkaba ndi umwe mu bagize inama rusange, ariko bakaba bangiye icyizere nkaba ndi umuyobozi w'inama y'ubuyobozi. hanyuma muri rusange natubwira aya mahugurwa nayishimiye cyane ko yahuje na bagenzi banjye bose hamwe. Mbere najyaga yagiye nyine na manager numva ko ntabiragiye amahugurwa, ariko kumpa raporo y'ibyo yavanye amahugurwa mu by'ukuri sinjye n'urumva mp'incamake kuba bakenera mugenzi wanjye umwe wagiye mu mahugurwa, ariko mu by'ukuri byanshimishije ko twahawe na RC ari nayo dutegura umurongo ngenderwaho, noneho baduha amahugurwa turi hamwe tugomba kumva buri wese akumva n'inshingano ze. Ni ibintu byashimishije cyane. Agiye kubafasha iki noneho mu mikorere yabo? Agiye gutuma turushaho kuzuzanya mu by'ukuri aho tugeze twubaka koperative Kubacyamu. Ku bwanjye mbona tuzarushaho, n'igihe ntabandi mu buyobozi ni umwe mu bagira inama abazaba basimbuye. Hari icyo mu kugira ngo tujye tubona imbogamizi tukabona amafumbire meza, cyangwa tukabona atsinda bikaba byadindiza ubuhinzi bw'icyayi, mwebwe bimeze gute? Ni ikibazo, ariko ugiye uko mbibona dufite igihingwa ngengabukungu. Igihingwa ngengabukungu kigomba kwishakamo ibisubizo. Ngira ngo wenda ikibazo na mugenzi wanjye yavuze ni ukuba bahinze icyayi vuba. Icyo ni kimwe, kuko bataramenya neza icyayi icyo ari cyo. Ariko ikindi nanareba n'aho bari n'aho dukorera nkatwe Kitabi, navuga ko icyo dufite uyu munsi ni imbuto z'icyayi. Imbuto z'icyayi ziratugoye kuzikorera, ziratugoye kuzegereza abahinzi. Ku bwanjye mbona zishoboye kuboneka mu bufasha bwashoboka leta tuyisabamo. Abahinzi mu by'ukuri bafite imirima, mbere babashyiraga imbuto zikaguma aho ngaho, abana bakivanira mu mushashi bakoreshamo agapira ko gukina, ariko uyu munsi n'imbuto bajya kuzivanira ku aho zishobora kuba ziri. Yewe rimwe bigeze mu gihe batera imbuto bita nyiranyoni, ni imbuto zimeza z'ibyayi ahantu zagiye zishobora zikimeza, kuko hari imbuto zivukaho zikabyara n'izindi ngemwe. Murumva rero umuntu ugeze ajya gushakisha imbuto atera azibonye hafi byaba byiza cyane. Ariko mu kiganiro tujyana n'inganda zacu bemeye ko zishobora gukorerwa hafi yabo, bijyanye no kubatoza kuzikorera. Mu gihe zizakorerwa hafi yabo bazagiramo uruhare, noneho mu gihe kizaza aba ari umuhinzi wategurirwa umurima avanamo imbuto gusa, ibindi akabyikorera. hari ikintu bavuze cy'uko igiciro cy'icyayi cyariyongereye. Mubona nk'abahinzi kiri kubafasha iki ku bahinzi basanzwe mu buhinzi, se ku bahinzi bo batarajya mu buhinzi bw'icyayi batakuze, mubona bitandukanye? Igiciro kuba cyariyongereye ni bishimishije cyane mu karere aho dukorera. Icya mbere cyo umuhinzi uyu munsi hari ibigenda bihinduka kuri we, navuga mu mibereho nubwo igenda ihenda, ariko ngira ngo igenze cyane ni uko mu by'ukuri hari n'ibindi bagomba kwigishwa. Ashobora kugira amafaranga, ariko bitewe n'abana afite mu rugo uko bangana n'izindi bezo bakeneye, ugasanga n'amafaranga nubwo yabona ari 500 ku kilo ntacyo bamarira. Ubwo rero hari n'ibindi bakeneye kwigishwa nubwo amafaranga yazamuka. Ariko noneho usibye n'ayo mafaranga, hari no kuba umuhinzi utagifite abahinga ibindi bihingwa bisanzwe, atandukanye n'uw'icyayi. Uw'icyayi kuva ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere ku mwaka runaka kugera ku yindi tariki 31 z'ukwa 12 k'undi mwaka aba akijya mu cyayi avanamo amafaranga ya kwezi. Aho rero mu by'ukuri ni zahabu yezi iwacu, ntabwo iri ahantu hose mu gihugu. Kinambabazi yabonekaza hose. Iyo zahabu dukunda no kwita nk'idateka, tuyikomeyeho, turi no kugeza kwishikariza abandi. Byarashimishije kuba Muganza Kivu naho barimo bahinga icyayi ahantu hanyuranye,
n'ahitwa Musebeya muri za Mushubi. Ubwo navuga ko mu by'ukuri kuba gihingwa hakazamo n'izindi nzego gifitiye abatuye aho ngaho akamaro, gifitiye n'akarere kacu akamaro. Urugero nkatwe iwacu injamiyeni zirenga 100 za buri kwezi, muri 130 rero na hano Huye wasanga nta gikorwa gihari kizinjiza. Nkaba numva icyo cyonyine, gusa kuba yinjira mu bwinshi bw'abanyamuryango bari aho ngaho. Imbogamizi dufite izo imbuto zibonetse bakongera ubuso, kugira ngo abanyamuryango ntibakwiyongera cyane ariko ubuso bwakwiyongera. Ni ukuvuga ngo icyaha cyahinduye imibereho y'abagihinga wenda mu bice gihingwamo. Cyarahinduye ko cyane bajyaga basuka bamwe bava ngo bagenda bikorera ibitebo bajya gushakisha imibereho ahandi, ariko ari icyaha kiziye ntawongeye gusuka, kuko murebye Nyamagabe hataka busharira ibintu bihera n'imbarwa. Ariko kubera icyayi haba ku ruganda haba no mu tundi duce, utagifitiwe ajya gushaka aho kiri, mu gusoroma, kubagara n'indi mirimo ikenerwa mu cyaro. Akabazo ka nyuma ari ikintu bavuze ngo umuhinzi w'icyayi agomba gutandukana n'undi muhinzi wari wese w'ibishyimbo n'ibigori, kugira ngo umuhinzi atandukanye n'uwo muhinzi wundi bisaba iki? Bisabwa ko hari n'ibyo arebererwa, akarebererwa n'inzego zimuyitoyemo, hakaba no kugisha inama. Ibi byose bishoboye gukunda, umuhinzi yatandukana n'abandi. Ashobora kuba abona amafaranga nta buvugizi, nta bamureberera, bigasa nkaho ibyo batangiye ari imfabusa. Numva rero kumureberera, kumugira inama, kumuba hafi, n'ayo mahugurwa nk'ubutumwa tugomba kuyabagezaho ni imwe mu nkingi zizatuma umuhinzi agira icyo abona atandukanye n'abandi. Ikindi no kuba bahura, natanga urugero iwacu, umwaka ushize bashoboye kwizigamira 10 ku kilo, babyemeje muri Assemblée Générale bazigama 10, mu gihe ahandi babingiraga kuzigama 5 ntibanabihumbi, ariko byabaye nk'itegeko bagomba kuzigama nibura 5 bakayibikira. Twebwe bari batuye ko babika amafaranga bakayahabwa mu kwezi kwa 5 batanga mituweli, ariko mu by'ukuri ni ikintu gishimishije aho batangiye no kuzigama. Murakoze namwe. Twa Jackson kwikiriza ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative n'ishami ry'igenamigambi n'iterambere ry'amakoperative. Yabaga ati mwahisemo guhugura amakoperative y'icyayi, ese ni iki mugamije? Amakoperative y'icyayi ntabwo ariyo yonyine guhugura ni igikorwa kiri mu nshingano zacu. N'ubu turi aha ngaha hari amahugurwa ahandi hirya no hino mu gihugu amakoperative atandukanye, ariko by'umwihariko amakoperative y'icyayi n'iki gikorwa cyabereye aha ngaha nibo bagaragaza ubushake ku giti cyabo, baratwandikiye basaba amahugurwa. Tuvuga ngo twaje aha ngaha nibo babiteguye, ni ihuriro ry'amakoperative y'icyayi yabiteguye, hanyuma batwandikira. Niyo mpamvu twajanga kongera, ni igikorwa bitangiye mu bwabo ndetse nabo bagiteye umwuga, twe twaje kubahugura gusa, ariko byerekana ko ubushake bwabo bwabasabye. Abashinzwe amakoperative ni iki mushobora gukangurira koperative noneho zihinga icyayi, dukurikije ko icyayi ari igihingwa ntabwo gikunze kuboneka mu bice byose by'igihugu, ni nk'iki nabakangurira kandi ikibasaba? Icyo tubasaba twebwe cyane cyane n'abantu mu kigo gishinzwe guteza imbere amakoperative, imbere na mbere ni ukunoza imikorere, cyane cyane bakangurira abanyamuryango bose kwitabira guhinga icyayi, ariko cyane cyane bakorera mu makoperative. Icya kabiri twabakangurira ni gucunga neza umutungo, kuko umutungo birumvikana ko ari uw'abanyamuryango bose, bakawucunga neza ku buryo inyungu ivuyemo yagera ku banyamuryango bose. Ikindi twabakangurira ni ukongera umusaruro, bakoresha ifumbire kugira ngo umusaruro uturuka mu cyayi ushobore kuba mwinshi. None ntabwo mu rwego rushinzwe gukurikirana abaranga bose bahinga icyayi, ibibazo yanyu ni iyihe mubona urwego bavuyemo ubwo bamaze kugeramo, byose mumaze kubashishikariza, hari aho mubona bamaze kubona bamaze kugeza? Amakoperative y'icyayi ni amwe mu makoperative mu gihugu cyacu amaze kugera ku rwego rwiza mu buryo bugaragarira buri muntu wese, cyane cyane iyo urebye uburyo bahinga. Ni urugero nk'ubu ngubu kugira ngo uzabone abantu bahinga icyayi aha ngaha batari muri koperative ntabwo byoroshye. Ubona rero ko hari aho bavuye, hari n'aho bageze, cyane cyane
ayenshi amakoperative nk'aya ngaya usanga bafite inyubako zabo, bafite ahantu bakorera, bafite amabiro yabo bakoreramo. Icya kabiri ubona ko imyubakire y'inzego kuva kuri koperative y'ibanze kujya kuri koperative y'urwego rwa kabiri ihuriro kujya kuri mpuzamahuriro mu rugaga, ubona ko iyo myubakire izamuka kuva ku munyamuryango wo hasi kugera ku rugaga rw'amakoperative byubatse neza. Niyo ugeze nk'i Kigali ugiye kureba impuzamahuriro yabo ubona ko rwose ari koperative ifatika, ifite ibikorwa bifatika. Ibyo rero bikwereka ko hari itandukaniro, hari urwego rumaze kugeraho, ndetse by'umwihariko iyo koperative ifashe icyemezo ikavuga iti twebwe turashaka guhugurwa, turashaka abayobozi bacu bagira ubumenyi, bagafata umwanzuro bakabitera inkunga, bagashyiraho amafaranga yabo. Icyo ni ubudasa, ntabwo bisanzwe ahandi mu koperative yanyu. Rero bikwereka ko hari urwego batuyemo kandi umuyobozi. Akabazo navuga ndababaza hari ikintu mubuza bavuze ngo abahinzi b'icyayi icyo bakora kugira ngo badasa n'abahinzi b'ibishyimbo cyangwa se ibigori bo mwese bakabateza imbere. Mubona n'iki cyakene n'iki bagomba kugira ngo ubudasa babuza mu bw'icyayi? Ni nkaho nari nabivuzeho ariko nongera mbisubiremo. Iyo uniqueness cyangwa se ubudasa bagomba gukora, mbere na mbere hari ikintu twita ownership mu Cyongereza. Ni ukuvuga ngo koperative bagomba kuyigira iyabo, kugira koperative yayo kuko ni business yabo. Ni ukuvuga ngo iyo bayigize iyabo n'ibikorwa bikorerwamo n'ibyemezo bifatirwamo bibagirira akamaro. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni ukumenya ko kugira ngo koperative ishobore gutera imbere si uko nyiri koperative ari we ugomba kujya mu micungire. Hakwiriye kuba hariho abakozi babyigiye, abakozi b'abanyamwuga bakabafasha mu kuzuza ibyo bitabo, bakabafasha mu gukora iyo mishinga, bakabafasha gushaka amasoko, kugira ngo noneho ibyo bakora bari abayobore, ariko abakozi nabo bakore akazi tekinike ka koperative, kugira ngo noneho byose bihurizwe hamwe bashobore kugira inyungu. Rero byabafasha cyane. Ikindi ni uguhuriza hamwe umusaruro. Iki ni ikintu gikomeye cyane, umusaruro w'icyayi bashoboye kuwuhuriza hamwe bakawushakira isoko hamwe, byabafasha cyane kugira ngo inyungu ishobore kuzamuka. Ibyo byabafasha kuzanaho iyo uniqueness mu yandi makoperative atandukanye. Nitwa Rukundo Jean Claire, nkaba ndi umuyobozi wa union y'abahinzi b'icyayi mu ntara y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ngo mu turere tubiri niho hahingwa icyayi, akarere ka Nyaruguru na Nyamagabe. Hanyuma mwatubwira ko aya mahugurwa kuri uyu munsi muri rusange ikintu gishya cyabonetse mu kidasanzwe? Aya mahugurwa tuyategura yari agamije kuduhugura ku mikorere ya koperative. Koperative ni iki, ijyaho ite, iyoborwa ite, abayobozi bitwara bate. Icyo ni kimwe mu byo dukorera. Icya kabiri twashaka kunoza imicungire n'ibaruramari. Abanyamuryango bacu bari mu nzego bahagarariye amakoperative hari aba bagiyemo bushyashya batazi ibaruramari rikorwa rite, abakozi buzuza ibihe bitabo. Ni nayo mpamvu twatumiyemo abayoboye inzego, komite nyobozi n'abagenzuzi n'abacungamutungo n'ababaruramari, kugira ngo iryo somo turifatire hamwe. Nimba abakozi buzuza ibitabo neza by'ibaruramari, natwe nka ba nyir'amakoperative natwe tubimenye. Aha rero twizera neza yuko iyo umutungo ucunzwe neza, koperative itera imbere n'umunyamuryango akabona inyungu. Icya gatatu twatumiyemo abagenzuzi. Hari isomo rero ry'ubugenzuzi, aho twashakaga kumenya ubugenzuzi bukorwa gute, hagenzura nde, hagenzurwa nde. Iri somo naryo rikaba rizadufasha mu mikorere y'umunsi ku munsi. Icya nyuma twari dufite n'isomo ry'imikorere n'imikoranire y'inzego. Ese inzego zacu muri segiteri y'icyayi zubatse gute? Hari umunyamuryango, abanyamuryango bari hasi, abahinzi b'icyayi nibo bishyira hamwe bagashinga koperative kuko duhuje umwuga wo guhinga icyayi. Iyo bamaze gushinga koperative nazo zirihuza zigashinga ihuriro.
koperative iyo zibaye 3 zishinga ihuriro rero naryo iyo rimaze kubaho twihuza n'andi mahuriro mu tundi turere tugashinga federasiyo kugira ngo duhagararirwe guhera hasi kugera hejuru. Ubu dufite federasiyo yacu yitwa Ferwakote, ikaba n'umunyamuryango wa confederasiyo mu gihugu NCCR. Rero iyo izo nzego iyo zihari zidufasha muri ya miyoborere myiza, muri kwa gukurikirana inyungu z'umuhinzi w'icyayi ku buryo ibivuye hejuru binyura ku nzego bikazagera kuri wa muhinzi, n'ibibazo yaba afite bikagenda bizamuka bikagera ku bireba bose. Muri make ni izo ngingo tugiyeho ahangaha, ariko noneho hazamo n'indi yo kunoza imikorere n'imikoranire. hanyuma umuyobozi mu turere tubiri niho icyayi gihingwa byumvikana ko igihingwa kitaragera ahantu hose. mubona icyayi mu bihingwa byacu bifite iyihe ishusho icyayi gifite? Navuze uturere tubiri mu ntara y'Amajyepfo, ni hahandi igihingwa kiba gikunda. Twebwe ubutaka bwacu bwo mu karere ka Nyaruguru na Nyamagabe twagize amahirwe ko busharira, ariko icyayi kikaba gikunda ubutaka busharira. Nk'uko nabivuze kare, ni nka zahabu yavutse iwacu muri Nyaruguru, aho usanga icyayi cyarahinduye imibereho y'abahinzi b'icyayi iba myiza. Icyayi kitaraza, abari bakuru batubwira yuko abaturage basuhukaga, nta hantu bakuraga agafaranga. Bazaga hano mu mayaga za Bugesera bajya gupagasa bashaka icyabeshaho imiryango yabo, ariko kuva icyayi cyaza abagikoramo meme n'utagifite abonamo akazi, ku buryo iyo turebye nko mw'amezi 6 amafaranga amaze kwinjizwa n'icyayi mu makoperative agize niyo usanga arenga miliyari. Nta kindi kintu wapfa kubona giha abantu akazi cyinjiriza abantu amafaranga. Abahinzi bavuga ati kubona imbuto usanga rimwe na rimwe bigorana, cyangwa se ugasanga kubona ifumbire tubona bitinze. Ese mwababwira iki? Ku bijyanye n'ifumbire ho ntabwo mbifata nk'ikibazo. Ifumbire iraboneka kandi ikabonekera ku gihe kubera ya mikorere n'imikoranire n'inganda. Iyo hageze igihe cy'iterwa ry'ifumbire, inganda zituzana ifumbire zikaziha amakoperative nayo akayiha abahinzi, kandi n'imisoro imwe n'imwe iba yavuyeho ya nkunganire, nubwo itadekaraye kimwe no mu bigori cyangwa mu bishyimbo, ariko ifumbire iza mu cyayi nayo iba yakuriyeho imisoro, ku buryo igiciro urebye kiba kijyanirana n'ibindi bihingwa. Ikindi ku bijyanye n'imbuto, imbuto nazo ku bufatanye n'inganda na yebo hari amakoperative bafasha, ariko natwe mu rwego rwo kwigira mu makoperative yacu twatangiye gahunda yo kujya twikorera imbuto zo gusimbuza ku kigero gitoya. Ariko iyo urebye uko igiciro kigenda kizamuka, usanga abahinzi bacu batangiye gukunda icyayi cyane ku buryo ari nkeya. Habonetse ubundi bufasha yuko imbuto zaboneka, hari abaduha ubuhamya bati icyayi ntabwo wakigereranya n'ishyamba. Hari abatangiye kugenda barimbura amashyamba, bati ishyamba ni nka wa mwana umara gukuza akigira i Kigali, akaza kuri Noheri akakugurira inyama, akakugurira n'icyo kunywa. Ariko icyayi ni wa mwana ukuba iruhande, akagufasha mu mirimo yose. Ati icyayi cyishyura banke, cyishyurira umunyeshuri, umuntu ahembwa buri kwezi. Ati icyayi ni nk'idateka. Dusoza noneho maze umwero nk'uyu mwari murimo mwanzuye mwiyemeje iki intego mwise mufata nyuma y'umwiherero? Murakoze cyane. Umwanzuro dufashe nuko nyuma y'amahugurwa, nyuma y'amasomo twabonye, imikorere igomba kurushaho kuba myiza. Ikindi nuko tubonye yuko iyo abantu bacunze neza
ibyabo bahagarariye batera imbere n'igihugu kigatera imbere. Ikindi ni uko umwanzuro ukomeye twiyemeje kongera umusaruro w'icyayi mu bwiza no mu bwinshi. Iyo kibaye cyiza kigurwa neza ku masoko mpuzamahanga n'igiciro cy'abahinzi kikiyongera. Iyo umusaruro wiyongereye twebwe tubibara mu mafaranga. Niba bageraga ibiro 100 ugakubisha n'ikiro kigeze kuri 200, iyo ukubye kabiri umusaruro n'amafaranga yikuba kabiri. Tukumva rero ari umugisha twagize wo kubona icyayi mu butaka buteramo ibindi bihingwa udashyizemo ishwagara, ubutaka busharira. Ariko tunashimira leta y'ubumwe yuko ubu ntabwo tukiri abahinzi gusa, turi n'abashoramari mu nganda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye imigabane mu nganda, ubu dufite shares mu nganda, ku buryo iyo uruganda rwungutse n'umuhinzi aba yungutse. Turicara tukagabana inyungu abantu bakurikije imigabane. Tukumva rero dushimira leta y'ubumwe, tuvuga tuti yarakoze kuba yarazanye icyayi kigahurirana n'ubutaka bwacu, kikabukunda, kikaduha amafaranga.